Halo, Yesu ashimwe cyane, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Madeline cyangwa se Mando. Uyu munsi nzanye ubuhamya, maze iminsi numva Mwuka Wera anyobora kugabana cyangwa se gusangiza n'abandi ubuhamya bwanjye. Imana itwigisha ibintu kugira ngo bigire icyo bimarira abandi. Imana itunyuza mu nzira runaka kugira ngo nitumara kwambuka tuzakomeze n'abandi. Ubuhamya rero hari abo bujya bufasha mu by'ukuri, niyo mpamvu mpisemo kumvira. Ubundi nari ntarabitekerezaho cyane kuba navuga ahantu Imana yankuye n'aho yanyujije. Ubuhamya bwanjye ni burebure rero ntabwo nabuvuga bwose icyarimwe, nzagenda mbutanga mu bice bitandukanye. Iki rero ni igice cya mbere niko nacyita. Ntabwo ndi buvuge kuri history y'ubuzima bwanjye, ndashaka guhera hagati mu rushako, aho Imana yansanze, aho Imana yanyigishije ikanyegereza, ikanyigisha ko ariyo yonyine ikiza, ikanyigisha ko ariyo ikunda umuntu kurusha abandi, ikanyigisha ko ariyo mugabo mwiza, ikanyigisha guca bugufi no kumvira, ikanyigisha ko umugore ari umugore uko biteye kose. Ni ibintu byinshi cyane Imana yanyigishije, nzagenda mvugaho rero bikeya, iminota mikeya, ari uduce tuzaba twinshi cyane, ariko uko Imana izanshoboza nuko bizagenda. Ndi umumama w'abana babiri, umutware. Imana yangiriye neza, nashatse muri 2011 mbyara imfura yanjye. 2013 ntwite umwana wa kabiri, biba ngombwa ko umutware wanjye ajya mu mahanga, ariko nayo yari inzira y'Imana. Nuko nabimenye nyuma, yari inzira y'Imana kuko Imana yashakaga kunyigisha ndi jyenyine. Byaramvunye cyane kuko nabimenye nyuma. Icyo nabonye, hari igihe Imana yigizayo abantu bari mu buzima bwawe atari uko ari iyindi mpamvu, ahubwo ikabigizayo kugira ngo wige neza. Kuko kuri jyewe iyo nkumana n'umutware wanjye nari kuguma ndi umuntu uri aho, ndi umutesi, ntabwo najyaga kwiga neza, ntabwo najyaga kwiga ibyo nize. Hanyuma rero amaze kugenda, namwe murabyumva, yari inzira ndende, nabyaye ndi jyenyine, nari kumwe n'abavandimwe bandi ariko umutware adahari. 2013 mu kwa cyenda nibwo nabyaye umwana wanjye wa kabiri. Hanyuma ahantu nari ndi, kuko naratinyaga, nari naramenyereye umutware mu rugo, yaba hari nkumva sekirite, nkumva nyine nta kintu ntatinya, n'icyakoma ku ibati ntatinye kuko yabaga ahari, nubwo yatinda kuza ariko nabaga nzi ko ahari. Hanyuma rero inzu nari ndimo numva imbanye nini, naryama sinsinzire, nkatinya, ndahimuka njya mu yindi. Ngiye mu yindi nayo nsanga ni nini, ifite ibyumba binini, salo nini, mbese nkumva nk'uko wafata akabuye gatoya, akantu gato ukagashyira nko mu mukebe munini cyane urimo gusa, nkumva turahubanga, numva ntibiza. Ndimuka nashakaga akazu kanyegereye numva twakwirwamo tukuzuramo, muri buri cyumba hakaba harimo umuntu, numvaga ari bwo ntagira ubwoba. Njya ku mushumba mwiza ku cya Mitsingi, iyo nzu ndayibona, mu by'ukuri ntabwo yari nziza, nta nubwo yari ahantu heza hahambaye, ariko kuri jyewe yari inyuze. Noneho yari ntoya, ifite ibyumba bitoya ariko byinshi, buri cyumba harimo umuntu. Numva aho ngaho tumeze neza. Hariho inzu yindi twari twegeranye n'ayandi mazu, numvaga mbese bimeze neza cyane. Mpageze rero, nahagiye mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa gatatu itariki 15. Hanyuma mpamaze umwaka, mu kwezi kwa 4 itariki 16 nibwo twagiye mu bitaro. Umwana wanjye mukuru ararwara. Umwana yarwaye mu buryo buteye ukuntu. Imana
yanyigishirije ubu burwayi bw'uwo mwana, ni naho yansanze umwana amaze gukira ikamfata ikanyegereza, yari intambara ikomeye cyane, nari umutesi uri aho, navuga ngo ubundi mu busanzwe ndi umuntu utagira icyo yica, ubundi ntagire n'icyo anakiza kuko nkunda guceceka, niyo binsabye kuvuga cyane mba numva birimo kungora, nkunda guceceka nkareba abandi bakora ariko jyewe nkaguma inyuma aho ngaho, ndi umuntu udakunda ko bamubikogonayizinga cyane, nkunda kuguma aho ngaho inyuma nkaceceka nkatuza, niyo mahoro yanjye. Ntabwo nari nzi gusenga, n'ubu ntabwo mbizi. Nari mu rusengero rw'abarokore, nasengeraga ku rusengero bitaga Elim Christian Church mu Ruturusu, uvuye kuri gare uza musubira Kimironko, naririmbaga muri korali, nari umukristo usanzwe nk'abandi, nkasoma Bibiliya, ariko sinari nzi ko Imana ivuga, sinari nzi ko Imana yavugana n'umuntu, ntabwo nari nzi, nta bintu byinshi nari nzi. Noneho rero nari ndi muri ibyo bitotsi, sinari nshyushye, sinari nkonje. Hanyuma rero Imana izanye ubwo burwayi bw'umwana, iminsi 2 kugira ngo afatwe, hari imbaraga yamuteruye imukura ku buriri, aryamye, hari umukozi nari nazanye w'umugande, yararyamye imbere, umwana amuryamye inyuma, yaratangiye gufatwa nk'udutotsi, twari tukijya mu buriri hakiri kare, imbaraga iterura umwana imurenza umukozi, imukubita hasi imbere y'igitanda, cyari igitanda kirekireho, ariko hari itapi, ntabwo yaguye kuri hari itapi, yikubiseho cyane ku buryo numvise ndi mu cyumba gikurikiraho n'abandi baraza, twese turahahurira, nsanga umwana ari ku itapi, wa mukozi yagize ubwoba yiruma ururimi, ndamubaza nti habaye iki, arambwira ati umwana yarandyamye inyuma, ariko uburyo imbaraga yamuteruye ikamukura inyuma ikamukubita imbere, kugeza uyu munota nanjye ntabwo mbizi. Hashize iminsi 2 rero umwana yararwaye, tujya kwa muganga, ntabwo ndi bitindeho, guhera itariki 16 z'ukwa 4 2015 kugeza itariki 30 z'uko kwezi twari turi mu bitaro. Twavuye muri ibyo bitaro turimuka, umwana akomeza kumera nabi, tujya kwa Kanimba. Kwa Kanimba nahavuye banyohereje Shirashika, nibwo numvishije ubuzima buhagaze. Umwana atangiye kubyimba, amaze iminsi 2 atihagarika, atajya kuri po, ubuzima burahinduka, mera nk'umusazi, nagendaga muri Shirashika n'umusatsi udashokoje, n'igipantaro nari nambaye n'umupira n'ibisandari. Shirashika nagiyeyo ku wa 2, ngira ngo ni itariki 22 niba nibuka neza, ku wa 2 ku mugoroba kugeza ku wa 4 nibwo ari turi muri emergency, cyangwa se niba ari urgence, sinzi kuvuga neza ikinyarwanda. Ku wa 4 nibwo Imana yamenyesheje ko umwana indwara tumuvuza atari zo arwaye, ahubwo Satani yamusabye. Ndagenda nsohoka hanze y'igipangu cy'ibitaro, nicara ahantu uzamuka ujya nko kuri Sheraton, nshyira telefoni ku gutwi, ndibuka ko nari ndimo mvugira kuri telefoni, hari umwana wahansanze twakoranaga w'umusore, anyicara iruhande, ndibuka ambwira ibintu, ariko n'ibintu yambwiraga ntabwo nabyumva, simbizi n'ubu ngubu. Atangira kumbwira, ndibuka amubwira nti yewe ndabizi, nari ikintu namenye, umwana wanjye ntabwo arwaye, ahubwo Satani yamusabye. Atangira kumbwira ibyo yambwiraga sinabyumvaga. Hari n'undi mugabo waje twasenganaga, naherutse aza aransuhuza, ntabwo namenye igihe yagendeye kuko nasaga nk'uwataye umutwe. Noneho mpamagara umubyeyi wanjye wo mu mwuka wari unshumbye icyo gihe, Imana imuhe umugisha, arambwira ati rero ngiye kuza dusenge Imana iduhe ikimenyetso. Arabikora, uwo mugoroba araza, iminota mikeya cyane bamwemereye kuko yaje amasaha yo gusura asa nk'ajya kurangira, arasenga iminota mikeya, ariko isengesho kuko twasengaga mu marira menshi cyane. Umwana yasaga, waramubonaga ukabona ari nk'umuntu wapfuye, ari ubuntu bw'Imana amfashe, yarabyimbye guhera ku mutwe kugeza ku kirenge, n'amaso adashobora kureba, mu mubiri ubona ko hagendamo amazi, yarumye agangaraye, intoki zidahina, serumu barayishyize hano kuko nta handi hantu bashoboraga kubona umutsi. Noneho rero avuga ati Imana iraduha ikimenyetso, reka twizere. Aragenda, mu gitondo abaganga baje muri controle, nibwo harimo umugore w'umuzungu, barambwira ngo icyo gihe ubwo bamuvuraga impyiko, bambwira ko zombi zangiritse kubera umuriro mwinshi cyane wa malariya.
muri icyo gitondo baraza barambwira ngo turabona impyiko z'umwana ari nzima, zose ni nzima zirakora neza, kubera yuko twapimaga inkari yihagarikaga, nayishyiraga mu icupa tugapima, tukagenda tureba ukuntu isa n'ukuntu akurikira imiti, ukuntu igenda icayura, mbese barambwira ngo turabona impyiko z'umwana ari nzima, kandi umunsi wakeye bari bambwiye ko zangiritse. Noneho rero bamaze kubimbwira mpamagara pasiteri wanjye ndamubwira nti ikimenyetso cyabonetse, bambwiye ko impyiko z'umwana ari nzima. Turishima, arambwira ati rero igikurikiyeho ubu gerageza uko ushoboye ugabanye akajagari, urebe niba wasigara urwaje wenyine umwana, hanyuma noneho turebe uburyo twasenga. Mu by'ukuri narabikoze, abantu twari kumwe ndabasezerera, ndavuga reka ndwaze umwana wanjye jyenyine, kuko nari namaze kumenya ko intambara ari iy'Imana nta kindi cyakorwa. Noneho ubwo twatangiye gusenga, ku wa gatanu birakomera, ku wa gatanu nyinjoro hari abantu bajyaga bansura, baransuraga buri mugoroba bakanzanira ibiryo, amafaranga, abantu baransuraga bagasohoka barira. Mu by'ukuri umwana ukuntu yari ameze nawe waramubonaga, ariko jyewe mama we nari nkomeye, kuva narabonaga agihumeka atari muri bomboni numvaga ari muzima. Uwo munsi rero bari banzaniye matera, abo bantu Imana nabibahereza umugisha, umutima wanjye uracyabyishimira. Banzanira akamatera gatoya, urumva muri Urgence ntabwo uba wemerewe kugasasa hasi, ariko nyine narengeraga abandi bose bagiye nyinjoro uku nguku nkagasesekaho nkaryama nkazinduka kare bakoruka nkagakuru. Noneho banzaniye akamatera na supaneti nyishyiriraho umwana, kubera umunaniro wo kurara mpagaze n'iyo minsi yose tumaze mu bitaro hafi igice cy'ukwezi, ndasinzira agatotsi karamfata. Agatotsi kamfashe, umwana arampamagara, avuza induru arampamagara, sinamwumva. Umugabo wari uri ku ruhande rwaje umwana we yari ari muri bomboni, aba ari we unkangura, arambwira ati mama nziza, umwana araguhamagara. Umwana yahamagaraga mama nziza kuko niko anyita, bamwita nziza. Mbyutse nsanga induru iri hejuru, ababara kuko yababaraga mu nda ku mukondo, niho waramubazaga uti ni hehe hababara, akubwira ngo ku mukondo. Avuza induru kandi ntiyemeraga ko mukoraho ngo musengere, kubera ko nari namaze kumenya ukuntu ikibazo kimeze. Mpamagara umushumba wanjye, mutelefoniye telefoni ye ntiyayifata. Ayo masaha nshuti z'umusaraba narihebye, ndashaka ngo nkubwire ngo nta muntu ushobora kukuba hafi cyane nk'Imana. Imana yo yari ihari muri iyo rumu, ariko jyewe ntago nayibonaga, nta nubwo nari nzi ibyo ngibyo, nari ndiyo ntabaza abantu kandi nabo ntacyo bari kumfasha. Noneho mu bantu bari baje kunsura harimo umudamu w'umuhanuzikazi, ari nawe Imana yaje gukoresha ku cyumweru akaza agasengera umwana agakira. Yari yansuye kuri uwo wa gatanu, ariko ntibamwemerera kugira ngo yinjire, yazanye n'abandi bantu bo mu ikaritsiye, ntibamwemerera kugira ngo yinjire nibura ansengere umwana. Noneho rero inomero ya pasiteri imaze kuyibura, ndamutelefona, zari saa sita z'ijoro. Umwana yavuzaga induru, nta muganga nashoboraga kubona, hari umuforomo umwe nkamubaza nti muganga ari hehe, muganga yari yagiye. Telefone abantu bose nzi, abo telefone bose mbese ndiheba, ubwoba buranyica, gitengo, imbeho imbana nyinshi, ibyo bintu byaraho, ndihambira mu nda, ntangira kwirukanka nk'umusazi muri Urgence ntabaza, ariko umwana avuza induru. Noneho rero uwo mumama nawe muhamagaye ndamubura, mubuze ndavuga reka nongere ngerageze inomero y'umubyeyi wanjye mu mwuka, ariko telefone ya madamu we ndavuga ntiyenda we niba atayumvise ya madamu yakumviye. Telefone ya madamu ntiyayifata, ahubwo icitse pasiteri arantelefona. Urumva icyo gihe umuntu na telefonaga yatekerezaga ko birangiye, ngiye kumubwira ko umwana apfuye. Antelefonye ndamubwira, yumvaga urusaku, yumvaga induru, ukuntu umwana avuza induru. Arambwira ati rero tugiye gusenga. Arambwira nti naguze paka, reka nkuhamagare. Arambwira tufatire telefone ngo tujye uruhande rw'umwana, turasenga kugeza igihe ari bucecekera agakira, ntago ndi buve kuri telefone. Uwo mubyeyi Imana imumpera umugisha, ntago byabaye ngombwa ko dukomezanya
ngo ambere umubyeyi kuko Imana yarampinduriye, ariko kubw'icyo gikorwa Imana yo mu ijuru impa umugisha kandi izahora ibimwibukira. Noneho ndamuhamagara arambwira ati fata telefone ku gutwi, nshyira telefone ku gutwi, arambwira ati murambikeho ibiganza, ariko umwana ntabwo yemeraga ko murambikaho ikiganza. Ibintu byo gusenga ntabwo mu ntege nke ze yaragusunikaga cyangwa akanga. So ikiganza wagishyiraga kure ukagira uko bagenda basenga, ukimanura nyuma y'iminota ukaza kumugeraho. Noneho rero yatangiye gusenga, zari saa sita n'indi minota, ndibuka ko twashoje saa saba ngira ngo n'iminota 5. Umwana araceceka, mbona agaruye ubwenge, ndamuhamagara aranyitaba, ndamubwira nti Ndina, turi mama. Dushima Imana, umubyeyi ava kuri telefone ajya kuruhuka. Ubuntu bw'Imana buragaragara. Ejo umwana abyuka ari muzima, ariko nanone akibyimbye, mwohereza udutanywaho. Hanyuma ku cyumweru, inshuti z'umusaraba, ku cyumweru, kugira ngo ndangirize kuri iyi ngingo abariho nzatangirira, ku cyumweru wa mumama nahamagaye ntiyitabe telefoni yanjye, yarabyutse gusenga ngo saa 9 niko yambwiye. Abyutse asanga telefoni yanjye, aravuga ati uko biteye kose hari ikibazo cyabaye. Ajya gusenga ntiyampamagara, aravuga ati ese Mana, umwana yapfuye, ni muzima? Niba ari muzima nyereka, niba azakira, uyu mudamu mufashe gute, mugenze. Asenze Imana iramuhishurira, imwereka uburwayi bw'umwana, imwereka ikibazo uko kimeze naho buva n'ukuntu biza. Iramubwira ngo genda umusengere gutya na gutya, kandi umwana ntabwo ari ugupfa, azabaho. Noneho kuwa gatandatu ampamagaye arambwira ati naraye mbonye telefone yawe ngira ubwoba, ariko njya gusenga kubaza Imana ngo imbwire uburyo nagufashamo. Imana impishurira ibi n'ibi, kandi imbwira uburyo ngomba gusengera uwo mwana agakira. Namwe murabyumva, namushyize kuri pressure. Yari umudamu utwite akuriwe, kuko yahavuye ku cyumweru, kuwa kabiri arabyara. Naramubwiye nti ndakwinginze, ndagutegera ivatiri, ariko uze usohoze icyo Imana yakubwiye. Arambwira ati ntutinye, umwana arabaho, ntabwo ari gupfe. Ntabwo numvaga nakwihanganira undi munota ataje. Arambwira ati ku cyumweru ejo nzaza mu gitondo. Ndamubwira ntuzinduke kare cyane, utege ivatiri ndayishyura. Yangezeho saa 2 z'igitondo ku cyumweru, asanga umwana uko yari ameze uko nguko, atareba, akanwa karabyimbye, nta kintu yaryaga, nta kintu yanywaga, namutonyanzagamo uduta mu kanwa gusa, akaba ari twamira, amazi atakiyashaka. Iyo minsi yose twamaze mu bitaro nta kintu yaryaga. Umudamu araza saa 2 arahagera, arambwira ati rero Imana ibyo yampishuriye n'ibi. Ibyo nabyo byari byiza kuko namenye icyo umwana yari arwaye. Kandi arambwira ati Imana yambwiye ko umwana ari uwo kubaho. Arambwira ati ikindi, Imana yambwiye ko bagiye gukora ibizami byose bibaho, byose bizaba biri negative. Koko niko byagenze, nta kizami kibaho muri iyi si batakoreye umwana mu bitaro Sherashi. Nta cyuma tutanyuzemo, nta kizami cy'amaraso tutakorewe, byose nta na kimwe kigeze kiza kigaragaza uburwayi. Arambwira ati rero Imana yambwiye mfata amazi nyasengere, nyaguhe uyamusige, nk'ibyo gusa. Amazi mu gacupa arayasengera mu ntege nke ze cyane, arangije arayampatiye amusige. Inshuti z'umusaraba, kwizera kurarema, kwizera kurakora. Nafashe amazi nyasiga umwana guhera ku mutwe kugeza ku birenge. Arambwira ati ayandi yamushyire mu kanwa ayanywe. Ariko Satani ni umugome, no kuri uwo munota wa nyuma yararwanaga. Umwana namuhaga amazi kuyanywa akanga, akiyegeranya mu ntege nke akayavundereza, amazi akagaruka, kugeza nk'inshuro ya 3 mwinginga ngo nibura amira utuzi dutoya mu kanwa. Ariko uko nayamusukaga mu kanwa, yagarura ibyo mu kanwa harakize, ibyari birimo ibinyama biki, ibintu byose byari byarafashemo bivamo, ntangira kubikurura n'intoki mbikuramo. Maze hamaze gutungana, ndamubaza nti muha amazi yo kunywa, ati nsuka ku gapfundikizo ndamuhanywa. Zari saa 2 n'igice ngira ngo icyo gihe, saa 10 z'umugoroba nari mfashe umwana wanjye ukuboko, turiyo tugenda
muri emergency yo muri shirashika muri pediatry. Nari mufashe ukuboko ari muzima areba nk'uko ndeba uko nguku, ibirenge byose byabyimbutse, mwambika sandari turagenda acyambaye sonde. Abaganga barambaza se urakora iki muri urgence ko umwana wawe ari muzima wagiye muri ward nk'abandi? Uwo mugoroba twaraye tugiye muri general ward. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Igice cya mbere nakigarukiye, nzaheraho igice cya kabiri ubutaha, kuko igice cya kabiri nibwo satani yatangiye kurwana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ndabakunda. Shalom.